agasore kameze neza kandi keza abantu bakundaga cyane. Hanyuma aho ngaho uwo munsi maze kuhacika aragenda abibwira Divine ni burya bamuginga ni igicucu ni ikigoryi whatever. Divine aza kuza rimwe kunda abantu ariko Jimmy ni nkubaza ikibazo ni hano wundi waje gukora iki naje gukora mbese akazi ukora ubona mu by'ukuri kazaguhira amafaranga baguhemba ubona azagira kugeza kuki amakuru mfite ari uko Mama Soro abashaka kukuremera ariko kazana ubunanga no kubera iki. Ndabana ariko nyamara wasanga uyu mudamu arwaye sida kandi nawe uzinyitinya cyane nyitinya kuko kiragihe yari indwara ikomeye yicaga abantu buri munsi ko cyane uko bwije usibye ubu ngubu tuyifata nka malaria. Mbanje kubasuza nshuti bavandimwe ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Wowe witwa nde? Ndabizi neza yuko buri muntu wese uri kundeba kuri screen murabona ko ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane nk'ibisanzwe. Ubushize duheruka kuganira mbabwira yuko nifuza kuzaza kubasharinga inkuru y'ubuzima cyangwa se wenda tujya inama ndetse n'ibitekerezo. Reka maze nkubwire wowe wakoze subscribe kuri Jimmy 250 nkubwira ngo warakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi kandi ndetse mwinshi cyane. Hanyuma kuri Jimmy 250 niba warakoze subscribe ukaba ujya ukora share usharinga ibiganiro bya Jimmy 250 ukaba ujya utanga comments ukaba ujya ubasha gutanga inama ndetse n'ibitekerezo nagira ngo nkubwire ko ufite amahirwe yo gutsindira umupira wanditseho Jimmy 250 TV. Ngira ngo muri kora ko uwo mupira ndawambaye ni umupira mwiza kandi usa neza cyane. Niba nawe ushaka andika muri comments tubwira ngo umupira wa Jimmy 250 nanjye ndawushaka ndi tayari kuguha kugira ngo wambare ugubwe neza ndetse bizajya birushaho kwereka benshi abadukurikira kuri kamera za Jimmy 250 ko udukunda ndetse ukurikira ibiganiro byacu buri munsi uko cyane uko bwije. Reka rero nshimire buri muntu wese wabikoze akabikora nk'umwuga mubwira ngo ndagukunda cyane. Imana ikomera amahoro menshi ndetse n'umugisha. Reka twiganire kuri ya nkuru y'umubyeyi wo hakurya iriya i Bujumbura. Nigeze mbabwira ukuntu byagenze ariko abantu bamwe mbasharinze iyo nkuru ambwa ni wa muginga we wa muswa we wa kigoryi we wa kiwe ariko ngenda bareba nkabumva nkiyakira nkavuga okay good wenda birashoboka ko kiragihe nari kwaburira ubuzima ariko uyu munsi na nisandi muzima ku mpamvu zuko ntemeye kugendera mu byo uriya mugore yagize gute yashakaga. Mbese akituje nari umwana mutoya nafite imyaka 17 yanjye urumva ko nari mutoya. Ubu rero mfite 30 na uramutse wunyibeshyeho nabwo byaguhira. Ubu ndashaje ndi umusaza ariko kuri ndi muzehe bukombe birumvikana ubu nyibeshyeho ntabwo byakunda. Ni inkuru y'umudamu ugeze kunyifunga naramukoreraga naramucururizaga icyo gihe akora ibintu navuga ko ku bantu mujya muhura nabyo mukwiriye kuba nka Yosefu. Icyo gihe naramucururizaga uwo mudamu muri ko kumucururiza ni inkuru njya nibuka nkumva ko hari ahantu Imana yankuye. Yagiraga umugabo bari barabanye bwa mbere noneho babyarana umwana w'umuhungu bita Soro. Uwo mudamu twamutaga Mama Soro ndetse yagiraga umugabo bita Manuel akaba yari afite nawe umukobwa bitaga Ndera kumise mwibagirwa. Hanyuma uwo mugabo yagiraga muramu we ubwo birumvikana nyene yari umudamu uvukana n'uwo mudamu we Mama Soro. Hanyuma wowe bamutaga Divine bakundaga kwifatikanya ari babiri bagafata umugore nako bagafata umugabo bakamukubita bakamukingiranira mu nzu bakamukubita. Noneho muri ko kuba Mama Soro ndetse na Divine mukuru we barihurizaga hamwe bagakubita uwo Manuel kandi Manuel ikintu gitangaje hari umudemobe cameraman wangiye mahise bisekane ubwo singiye ushatse kuvugiraho ariko reka mbabwire ko atari we nshatse kuvuga ni story n'abasejeranira ko nzajya mbasharinga udu story risekeje kandi turyoshye ndetse cyane. Hanyuma Manuel yari umudemobe yari yaravuye mu gisirikare cya FNL arademobilizwa. Amaze kudemobilizwa yari umugabo wagiraga amahane menshi ariko Mama Soro akabireba akabona nta kintu mubwiye ahubwo akagenda akabwira mukuru we Divine nti nyamara umugabo mu rugo yananiye yansuzuguye ubundi barangiza bagataha bakamukingiranira mu nzu ari babiri ebana bakamudiha ariko bakamwemeza umugabo amara kumudiha bamara kumwemeza ubundi akagaruka afite amashagaga. Noneho yazaga kudufatiraho furi nk'abakozi be
akaza kudufatiraho furi, akadushihura, akadukankamira. Ariko njye kuko mama Soro yari yarankunze nk'umukozi we, yakundaga cyane, yumvaga yifuza yuko nyine mbese twagiye tugirana communication zigiye zitandukanye. Ariko njye nkaba nari nkiri inanga ntazi wagwani, umugani w'abana bo muri no minsi ngo wagwani ntazi kubikurikirana neza ngo nkore umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye. Ariko nagira ngo mbwire kuri ubu ngubu ntuzibeshye ngo unyibeshye kuko ntabwo byaguhira. Hanyuma igihe kimwe amereza amafaranga 50,000 birenga ku mushahara yagombaga kumpemba. Ndamubaza ntese mabuja kumpaye amafaranga menshi arenze yagombaga kumpemba, ngo yanga amafaranga ngo nta kibazo nayaguhaye ku bushake. Ese boss nabimenya biragenda gute ntibiruba ikibazo? Ngo reka ntukazana ubugoryi, ntukazana ubucucu, ngo wewe niyemeje ko nzaguhindurira ubuzima, ngo nutaba umwana ntacyo nazagukorera. Iryo jambo ndibika muri njyewe. Hanyuma igihe kimwe nza kujya mu rugo, ngiye muri lunch time, birumvikana hari saa 7 za kumanywa. Ngeze mu rugo umudamu yaravuye muri douche, ibitenge birekurira hasi. Nugera baratuvuga nitubwiza ukuri wabigenje ute? Ese wowe wabigenze ute? Reka nkubwire ko ngiye nabigenje. Naramwitegereje ndeba ibyo akoze, mbona ko atari impanuka ibaye, mpita ndeba hasi nunama ndebesha umutwe mu maguru nk'utabonye ibintu bibaye. Maze kubikora gutyo arajijisha ati nda no gutora cya gitenge ngo yongere akenyere. Mbibutsa ko icyo gitenge yari agikenyereye mu mabere. Urumva ko icyo yashakaga nawe uracyumva, cyane ko hasi hariya nta n'undi mwenda yari yambaye. Uko Imana yamuremye niko yahise agaragara muri ako kanya. Maze kubibona navuze ni Imana uri mu ijuru, noneho ko abantu bakiranuka ahangaha ndabigenza gute? Ariko kuko nari nzi neza yuko umugabo we ari yahoze ari nyeshyamba mu ngabo za FNL, naravuze ntahangaha nshobora kwibeshya icyuma mu kanya bagahita rwose bakindenza, nyuma yo kundenza icyuma nkajya gushyingurwa, ndetse amaraso yagize gute yamenetse mu nzu y'abandi. Icyo gihe nahise mpaguruka ntariye, kuko nahise numva nyine mpazi, kuko natekereje bishobora kuba ako kanya uwo mugabo aramutse ahahingutse akinjira mu nzu asanga umugore we yambaye ubusa muri salo, nanjye ndaho ngaho ngo naje kurya, ubwo nawe tekereza uko byari kugenda. Ntibyari kuba ari ikibazo gikomeye. Ikintu nakoze nahise nkata nsubira ku kazi, umugore asigarana umujinya n'uburakari bw'uko ibyo bibaye, nkasohoka nta jambo na rimwe mvuze, nta kintu mvuze, nta n'icyo nkoze. Byaramurakaje, nsubira mu kazi ndakora. Uwo munsi nanirwa inzara, kurumva gahunda yo kurya nahise nyihindura abana n'undi nisubira mu rugo, kuko ikintu cyatumye mbona ko yabikoreye ubushake. Ntago yahise avuga ngo ubwitenge kincitse kikaba kiguye reka ngitore nyisubizeho nongere nambare, ariko yari yakihore nyine abifata nkaho nta kintu cyabaye. Ubwo ari nkawe uri umugabo cyangwa uri umusore wari kubigenza gute? Mbibutsa ko icyo gihe nari mfite imyaka 16 ishira, nendaga kujya muri 17, ndumva ko nari nkiri mutoya, ariko nyine nari agasore gashinguye karekare kameze fresh. N'ubu ngubu nubwo nshaje nkaba maze kuzana iminkanyari n'iki, ariko naho ndaga gasore kameze neza kandi keza abantu bakundaga cyane. Hanyuma aho ngaho uwo munsi maze kuhacika, aragenda abibwira Divine, ni burya bamuginga ni gicucu ni ikigoryi whatever. Divine aza kuza rimwe kundabara, ariko Jimmy ni nkubaza ikibazo, ni hano ubundi waje gukora iki? Naje gukora, mbese akazi ukora ubona mu by'ukuri kazaguhira, amafaranga baguhemba ubona azagera hakugeza kuki? Amakuru mfite ari uko Mama Soro aba ashaka kukuremera, ariko ukazana ubunanga no kubera iki? Ndabona ariko nyamara wasanga uyu mudamu arwaye sida, kandi nawe uzinyitinya cyane. Nyitinya kuko kiriya gihe yari indwara ikomeye, yicaga abantu buri munsi uko bukeye uko bwije. Usibye ubu ngubu tuyifata nka malaria, tutakinayitinya. Ubu ngubu ikinini kimwe kiba gihagije, ubundi ukibagirwa yuko iyo nyagwa igize gute ibaho. So rero icyo gihe aho ngaho ndanesha, ariko nyuma baza kunyiba telefone mu matelefone ye nacuruzaga ndetse n'ibindi bintu nakoraga.
arambwira ati yari umukiriya waje gucaginga, ndibuka icyo gihe byo gucagingira abantu amatelefone byabagaho ya smartphone. Mubwira uko byagenze, mubwira ko umuntu yaje nometseho agapapuro kumwe twomekaho nimero amazina y'umuntu ndetse na nimero, ndibeshya mfata iyo nagombaga gushyira kuri gatushe shyira kuri touch. Undi amaze kuzana azana nyine etiquette twatangaga, arayimereza ngo nje kureba telefone yanjye, ndebye nimero n'amazina nsanga ni touch, ndaterura ndamuhereza. Nawe akimara kubona ko muhaye smartphone ntabwo yigeze avuga nti wapi ngiye nazanya gatushe. Telefone barayirenganya. Amaze kuyirengana nyiri phone nawe araza azana agapapuro kariho etiquette na telefone, ngiye gureba yanditseho nsanga na gatushe. Ntireka nti ngiye nta gatushe nazanye hano ngaha. Baba we, icyo gihe intambara ziravuka, ziba intambara. Nagira ngo mbabwire yuko twagiye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima, ariko aho naho Imana yarandengeye. Uwo mugore arambwira nti wigira ikibazo, telefone nzayishyura. Iyo telefone yari ifite agaciro kagera ku 350 by'amarundi. Arambwira nti nta kibazo nzayishyura, wihangayika muhungu wanjye, ariko ntukabe igicucu cyangwa ntukabe ikigoryi. Mu gihe nkweretse ko hari serivisi ugomba kunkemurira, ujye uyikemura vuba kandi wihuse. Nabwo numva ikintu ashatse kugira gute, ashatse kumbwira. Hanyuma ndabana ariko ngiye nta kintu kimwe ntakora, ariko papa soro dufite hariya ndamya nashidikanya yuko inkota ari inkota imwe gusa umuntu agahita agira gute yibagirwa ko yigeze kuba mu isi. Icyo gihe haza kuba akandi ka mistake gatoya, kukuntu umugabo yaje kubibona ko uwo mudama nkunda kurusha abandi bakozi yagiraga turi abakozi benshi. Urumva ko ngiye nabaga mu bucuruzi, ariko yagiraga abandi berekana amafilime, yagiraga abandi bakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Hanyuma icyo gihe baza guteka, barateka kabisa. Umugore avuga nti nta mpamvu zo kugira ngo Jimmy ajye asiga akazi aze gusangira n'abandi bakozi, zajya mugemurira ibyo kurya ku kazi. Urumva akabikora, akangemurira ibyo kurya akabizana. Umugabo aza kugira ishyari, arabana ko ubundi kankurikirana amakuru, ashyiraho ingenza, aza kumenya ko uwo mudamu koko hari indi communication aba yifuza ko twagirana. So aho ngaho rero intambara, amakimbirane navuka, mbona ko mu rugo rw'abandi havutse intambara ku bwanjye, mfata umwanzuro wo gusezera akazi, ndahava ndagenda, mpava neza nka Yosefu, nta kintu kibaye. Ariko nagira ngo mbabwire ko nari mpategewe umutego kandi ukomeye washoboraga no kuzanyicisha, aho naho Imana irahankura. So iyi nkuru reka mbe nyihindiye aha ngaha, nzagaruka mbabwire uburyo yaje kurangira. Naho ubutaha, kora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Jimmy 250. Ndabakunda cyane, komeza mugire ibihe byiza, umunsi mwiza. Nawe birashoboka yuko warwana intambara nziza kandi ukanesha. So ibigoye, ibikomeye, ugira ubwenge, usenge Imana iguha imbaraga zo kubasha kwirinda. Bizagufasha kubaho igihe kirekire, bizagufasha kuramira mu isi. So ndabakunda cyane, Imana mu ijuru ibahe umugisha mwinshi ndetse kandi cyane. Kudakatinga papa, ako kaboro k'umutuku ni kukanda.